uturere tugize u Rwanda rwacu umubare ni tungahe? 48. Ubundi iyo bavuze u Rwanda urumva wumva ngo ari u Rwanda rw'imisozi ingahe? Imisozi ese yarenze imisozi inera? Ese Kigali igizwe n'uturere tungahe? Nk'umunyamakuru ugendeye Kigali ushaka amakuru wamubwira ko igizwe n'uturere tungahe? Uturere ntabwo akarere ka Gasabo, akarere niko nzi konye. Ese umubare nibura w'uturere turi muri Kigali muri uyu murwa umubare ni tungahe utiriwe utuvuga amazina nibura? Umujyi wa Kigali? Yego. Uturere umubare watwo? Yego. Ese twarenza dutanura? U Rwanda rwacu rugizwe n'intara zingahe? Wamusubiza ko u Rwanda rwacu rugizwe n'intara zingahe? N'intara? Yego. Niba ari 100 tungahe? Ntago mbizi. Ariko abanyarwanda batanyumva nabi. Njyewe ni impano ndi kuzamura. Ntago nigize mbona ubwo bushobozi bwo kwiga. Yes gentlemen, reka tubasuhuze tubabwire ngo nimukomeze kugubwa neza, mukomeze mwishime iteka, kandi natwe turahari ku bwanyu nk'uko mudushyigikira umunsi ku munsi. Natwe ntituzabatenguha, tuzajya duhora tubaha ibyiza gusa. Ni wa muhungu wanyu rero nk'uko bisanzwe Rutayomba Janvier, twongeye twagarukanye n'abatumirwa. Murababona imbere ya kamera, barasa neza, bameze neza, bafite byinshi batuzaniye. Tugiye kubakira bibwire abadukurikiye, banaduhe ubutumwa batugeneye. Turabakiriye kuri kamera za Abeza Media TV. Musuhuza ababakurikiye, munatwibwire kugira ngo dukomeze n'ibiganiro byacu. Tubanje kubasuhuza kandi murakoje kuba mutwakiriye. Nitwa Ishimwe Olivier. Reka ngohe na Garafere wanyu abibwira. Ntabwo ndi Garafere wawe. Murakoze kutwakira kuri kamera za Abeza TV. Nanjye nitwa Guido nyine. Mu rugo ni hano mu Gatsata. Naba ndi umu content creator nyine tu. Yes, turabishimiye rero kubakira kuri kamera za Abeza Media TV. Turababwiye ngo ni ikaze na karibu hano muri Isanga, mwiyumvemo ikaze. Turagira ngo rero mukomeze mutugezaho ibyo mwaduhishe cyangwa se ibyo mwateguriye abakunzi banyu babakurikiranye kuri iyi channel, kugira ngo dukomezanye n'ibiganiro byacu. Ibyo twabateguriye byo ni byinshi, ariko ngewe mbere yuko gira ibintu mvuga, kabashengure maze iminsi duhurira kureba nkumva ari kwivugishwa amakuru, nkumva yigize Ndahiro Valence Papi. Ngewe uno munsi nshaka avuga twicaranye hano imbere ya kamera, nkumva niba koko ibintu avuga batari kubisoma. Kabashengura bivuga? Ngenda bivuga kuko n'Imana nifite karite yanjye. Ni karite yawe? Gatubwire. Reka nkubwire amakuru ugiye kunkorera. Ugiye kunkorera amakuru uvuga ko hari umwana wavutse yambaye urukweto. Okay, nta kibazo ndabikora. Ese iyo mpano irahari cyangwa niyo mugiye gushakira aka kanya? Imana irahari. Okay, ngadushyirireho. Nuko umwana yavutse ariko nta marorerwa yabaye. Umwana yavutse afite ibiro 4 n'amagarama, ariko afite amarorerwa, yavukanye ibintu bidasanzwe. Yambaye urukweto rumwe, ariko nanjye mu matsiko menshi n'akababaro, nuko negereye umubyeyi ndamubaza ngo ni kubera icyo wabyaye umwana umeze gutya. Nuko yambwiye nanjye nuko muri kubibona n'abaturage bari baje kwivuriza mu ivuriro
nuko nanjye yambwiye muri aya magambo, nanjye nicaye mushyiraho kamera, ariko mu marira menshi avuga ati niyo mateka atazasibama kubera unabyaye umwana umeze gutya. Nanjye nibajije ukuntu umwana yavutse afite urukweto, noneho amararego afite ibiro 4 n'amagarama. Nanjye kuko nanjye natajya mbyara, nanjye nafite amatsiko. Ababyeyi bose bajye muri komenti bakande ku gasaraba, mutubwire kuko nkamwe mubyara nuko nguko, mutubwire muri komenti kuko niko ibyo bintu niba bikunda kubaho. yego umunyamakuru ngo bajye muri komenti bakande ku gasaraba. Bakore ku bintu bitandukanye no ku gasaraba. Bakande ku gasaraba muri komenti. bagene muri komenti. Ese urumva batabeshya koko? none se muri komenti haba agasaraba umunyamakuru? iki k'icyoho cyerekeje ibinege. Ibyo byancitse. Nuko nguko byagenze, kandi mwihangane abanyarwanda mwumvishije iyi nkuru, niba urumva byari byancitse ako kantu arindengejeho, ni sorry. Nuko igihe cyose kandi nabirebaga ku makuru yanjye yararangirije yari Olivier, ku mashusho ya Jideo i Kigali. Jideo ninde? Sewe turi kumwe se? Ndetse ndi ku mashusho. Niwe ubanza kuyatunganya. Yewe uyu munyamakuru ndumva nazi ibye kabisa. Ese byaba ari iby'umwuga cyangwa n'ibintu ufitiye impamyabumenyi? Ubundi ndagira ngo utubwire uburyo wisanzura umunyamakuru cyangwa se uvuga amakuru. Ni impano nifitiye, ni impano ntabwo nabyigiye, nabihuguriwe, ni ibintu nyine byizanye gutyo mu ndoto, ndavuga tekanya nkoresha utuntu duto dutandukanye. Ese ujya kumva iyo mpano yaba yakugirira umumaro cyangwa wayikoresha, waba warabikuye kuri nde, cyangwa se waba waratewe ishema no kuvuga mu ijwi ryande? Oya, njyewe muri njye byanjemo, ndavuga ati se wajya uvuga gutya, kuko niko nsanzwe mvuga, n'ubundi nabiririmbaga mu rugo, kuko twebwe mu rugo dusenga. Njye narabizeraga bakavuga ngo natangiye kubikirara, najya mbizana, najya mbivuga bisanzwe ndi kumwe na mukecuru no mu rugo, najya mvuga muri iryo jwi ry'umunyamakuru akamata se umuhungu wacu yasaze, kandi uko ugiye kubikirara njye nkajya nkomeza nyine nkabyivugira bisanzwe. Mara iminsi ndabateye washinga agacana, nishangira ka Instagram, ndabateka nkakore bisanzwe, nkajya nipostinga nyine nikina n'imbwa bisanzwe, bitamvuga ateka mbive ibyo ngibyo, reka nigere ku bintu byo gukora duto video tw'ubunyamakuru. Ese ujya ufata umwanya ukazenguruka ahantu hamwe runaka mu duce kugira ngo nibura ubone ayo makuru ushobora kugeza ku bantu, cyangwa ni ayo wishakira mu mutwe wawe gusa ukayahimba? Hari ukuntu uri kwigenda mu mihanda, uri kwitambukira ukabona akantu karabaye, ukatugenda ugakamera, nkahita nkafata, kuko nabo ndagera mu rwego ryo kugenda nkavuga ati nembereye aha nshakisha inkuru. Njyewe niba mbonye ahantu habaye agashya niko nifotora nkasobanura. Ese uyu munsi uhuye n'umuntu cyangwa se n'umunyamakuru akakubaza ati utuye muri Kigali, ese Kigali igizwe n'uturere tungahe? Nk'umunyamakuru ugendeye Kigali ushaka amakuru, wamubwira ko igizwe n'uturere tungahe? Uturere nabwira akarere ka Gasabo, akarere niko nzi konyine. Nk'umuntu uba muri Kigali w'umunyamakuru uzi akarere ka Gasabo konyine? Niko nzi konyine, kuko niko nzi konyine. Ese umubare nibura w'uturere turi muri Kigali muri uyu murwa, umubare ni tungahe utiriwe utuvuga amazina nibura? Umujyi wa Kigali? Yego. Uturere umubare watwo? Yego. Usa twarenza dutanura? Aha, 5 mu mujyi wa Kigali.
we hakutuyemo ubu nakahe? nza ko mu rugo akarere ka Gasabo niko niyiziye. Niko karere ko mu rugo ubamo? Niko niberamo. Utundi tune ntutuzi? Oya. Ariko uzi ko ari dutanu tugize umujyi wa Kigali. Uhuye n'umuntu aka kanya cyangwa se urimo witarira inkuru zawe akakubaza ati se u Rwanda rwacu rugizwe n'intara zingahe? Wamusubiza ko u Rwanda rwacu rugizwe n'intara zingahe? N'intara Yego. niba ari 100 tungahe ntago mbizi. Umusore nakiriye ahawe none reka mbabwire mube hafi ya kamera pe, umva ni umuhanga ateye ubwo. Yes, u Rwanda rwacu, u Rwanda rw'imisozi. Ubundi iyo bavuze u Rwanda urumva wumva ngo ari u Rwanda rw'imisozi ingahe? Imisozi ese yarenze imisozi inera. Iyo misozi ne watubwiramo nibura nk'itatu cyangwa ibiri wabuze? Imisozi sasa burasera ajya burasera so bajya babyita ngo ikira. Nago nyizi pe. Ntabwo yizi? Pe. Ariko uzi yuko ari 102. Uzi ko intara ari 102, imisozi akaba ari 4. Umujyi wa Kigali ukaba ugizwe n'intara 5. Igihugu cyose kigizwe n'uturere tungahe se basi? Nk'umuntu ushobora kuzatugenda tuzenguruka ashaka amakuru. 35. 35. Wavukiye mu Rwanda? Navukiye. Wavukiye mu Rwanda. Wavukiye mu kahe karere? Ka Bugesera. Karere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera kagizwe n'imirenge ingahe? Imirenge cyetse ngiye nyivuga nubwo nakumva nagerageza. Ntacyo pfa kwitubwira uko uyizi. Imirenge hari akarere muri ako karere ka Bugesera hari Gashora. Ubwo ni imirenge. Hari Gashora, hari umurenge niwo nze wonyine. Kandi utubwiye ko nuyivuga ari bwo uri buyimenye nibura yose. Noneho ndagira ngo udufashe, wagiye utubwira uturere tugize umujyi wa Kigali, ariko ndagira ngo noneho udushyirire hamwe uturere tugize igihugu cyacu. Uturere tugize u Rwanda rwacu umubare ni tungahe? 48. 48 cyangwa 45. 48 cyangwa 45. Kandi watubwiye yuko intara ari zingahe? Ko numva 120. Intara zigiye kuruta uturere. Intara zigiye kuruta uturere. Kandi ubundi mu mibare twakagombye kugenderaho intara zijya hasi y'uturere. Imibare myinshi yakabaye ari y'uturere. Ubwo si nkukopeje? Urangupeje noneho. Yego. Mba mbonye isomo ubutaha ngiye kuzambikora neza mbimenye twose, menye imidugudu n'imirenge n'uturere. Ese numva ko ngiye kubishya mu mutwe nkabyiga fresh. Ukabyiga fresh. Nibura ukamenya byose. Ukamenya kata zose. Zose nkabanza nkazimenya. Mbonye ko kari ngombwa kubyiga byose nkabimenya. Ese ubundi umurenge mu rurimi rw'icyongereza bawita ngo iki? Umurenge mu cyongereza? Yes.
kandi ndabona usobanutse uri umunyamakuru rwose umeze neza. ndabyumva akantu kaba kanyisobye nyine pe. Yes. Noneho weho nyine mu yawe ufite wize mu cyongereza umurenge bawita ngo iki? urumva rero mu cyongereza ntago mbizi pe. ntabwo uzi umurenge mu cyongereza? aya Akagari se ko waba ukazi mu cyongereza? aya naba ngiye kwemera ku banyarwanda. naba ngiye kwipasa muremure. Ariko akarere urakazi uko bakita mu cyongereza? oya cyo gihe wamujyanye mu zindi ndimi kandi icyo kirimo ntabwo nigize nyiga. Ntabwo wigeze ukiga? oya. Wize se mu gihe hariho uruhe rurimi? Kirimo cyacu nicyo tuzi kwiga ikinyarwanda nicyo twize icyo gihe cyacu. Wigishijwe n'umwarimu w'ikinyarwanda gusa? Nibyo niyiziye nta kindi pe. Ubundi se warize? Narize. nta munyamakuru utarize. Ako abanyarwanda batanyumva nabi. Njyewe ni impano ndi kuzamura. Ntago nigize mbona ubwo bushobozi bwo kwiga. None uyu munsi uhuye n'umuzungu kandi amakuru urimo gushaka niwe uyafite. Icyo gihe uzayamwakute kugira ngo uyabone? Uzakubita uzunguza ubwonko. Bibaye icyo gihe utabizi washaka umuntu wabyize akagusobanurira. Urumva icyo gihe abakoresha amashuri yiwe ngiye nayo nzi natarayize. None reka tubare ko nta muntu uri hafi aho uri bugufashe. Ni wowe ugiye kuvugana nawe kugira ngo ayo makuru ayaguhe. Strategie nibura ushobora gukoresha kugira ngo uganire nawe niyi? Urumva nzunguza ubwonko nkashakisha ahantu bitandukanye nkareba ku mpande nkabura umuntu uri buze kunsobanurira byagenda gute. Urumva se byarangira nyine yigendeye. Yes, bakunzi ba Abeza Media TV, reka tubashimire kandi tubabwire ngo turabakunda, tubahoza ku mutima. Murababona abasore bacu imbere ya kamera kabashengure. Umunyamakuru wabigize umwuga ariko utarabyigiye atubwiye u Rwanda rwacu, uturere rufite, intara, imirenge. Namwe muri mu kiganiro hano muri bucyumve muragenda mutubwira muri comment ese koko nibyo by'uyu musore avuga, ese uyu musore impano arayifite akomeze. Mukomeze mudukurikirane, mudushyigikire kandi mukomeze muduteze intambwe kugira ngo dukomeze natwe tubahe ibyiza kandi byinshi. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.